Okay, narakubwiye ngo banga afite banga anaza banga namuvanara ujyama namuvanara uburara namuvanara ugwa isari ngayo nguko amakuru yo mu cyiciro y'umukobwa bita Diane w'imyaka 28 wishwe n'umusore w'imyaka 33. Uyu Diane yaratuye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, yarafite imyaka 28 akaba yishwe n'umusore w'imyaka 33 bivuga ko yafatanyijwe na boss we. Uyu Diane yishwe urupfu rw'agashinyaguriro. Reka dukomeze twumve tugaruka ku byo abandi bagiye bavuga cyangwa se abandi banyamakuru cyangwa se abantu bari bahari bagiye bavugaho andi makuru. Watwandikira kuri WhatsApp kubera ibintu bigiye bitandukanye, kubera ko ibintu byahindutse, dore ko hari n'amajwi y'uyu musore yifashe ameze kumwica, ari kubwira abandi bakobwa uburyo amaze kumwicamo urupfu rw'agashinyaguriro. Byabaye ngombwa rero ko Muchoma afata cya cyuma cye, arangije afata uyu Diane afatanyije n'uyu boss we Nelson, barangije bafata Diane bafata mu ijosi, hanyuma barakerera nk'abakerero rukwavu, umutwe bawushyira ku ruhande, igihimba nacyo gisigara ku ruhande. Ntabwo banyuzwe kubera ko bafashe n'icyuma, barangije bajombagura mu nda, hanyuma umwana w'umukobwa apfa atyo, apfa ababaye, apfa urupfu. Uyu Diane ni umwana w'umukobwa w'imyaka 28 utuye hano Kicukiro. Uyu mukobwa akaba yishwe urupfu rw'agashinyaguriro, ariko wameze kumwica ubu ngubu akaba yameze gushyikirwa mu nzego zishinzwe umutekano ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB. Ubu ngubu bikaba bivuga ko uyu musore yafatanyije n'uwo bita boss we kwica uyu mwana w'umukobwa. Ese wowe ibi ngibi urabibona ute? Uyu mukobwa ko ari we umunyarwanda cyangwa se umwana muco yawishwe urupfu rw'agashinyaguriro kandi abamwishe bakaba bagihari, ubwo urumva ari iki cyakorwa cyangwa se ari nk'iki wabasabira? Dore ngayo nguko uko ibinyamakuru byose byagiye bivuga, dore ko ngo akaswe izosi. Ubwo urumva ni imipangu nyine, biravuga ko kuba uyu Nelson wenda yaravuze ati kobwa rero narateganyije ko tuzabana, namukundaga cyane, wenda haje ibyo bintu byo kuntendeka, nari nzamugira umugore, ati reka mwice twese wenda tumuhombe n'uwo musore uri kumutereta amwari. Ibyo byaje kuza kuba byaba muri ayo masaha. Uyu mukobwa ngo yakaswe umutsi w'ijosi inyuma, ngo hari ikoti, usibye ko na Muchoma wiwe umukozi wa Nelson arabyemera, aravuga ati ngo akaswe izosi. Ubwo urumva ni imipangu nyine, biravuga ko kuba uyu Nelson wenda yaravuze ati kobwa rero narateganyije ko tuzabana, namukundaga cyane, wenda haje ibyo bintu byo kuntendeka, nari nzamugira umugore, ati reka mwice twese wenda tumuhombe n'uwo musore uri kumutereta amwari. Ibyo byaje kuza kuba byaba muri ayo masaha. Uyu mukobwa ngo yakaswe umutsi w'ijosi inyuma, ngo hari ikoti, usibye ko na Muchoma wiwe umukozi wa Nelson arabyemera, aravuga ati rwose yatawe muri yombi, arafunzwe, arabyemera, akavuga ati ngewe ni twafatanije, yamwishe mpari, nitwe twamwishe. Uwo mwana wamukoreraga arabyemera, ati nitwe twamwishe, nitwebwe, akavuga n'amasaha buri kimwe cyose, ati ninjye nawe. Uwo musore uri kureba kuri iyo screen. N'amakuru ababaje, amakuru